icyuma ubundi ngiye kwaka amafaranga uyafite ukanzana ubwo bubona ntacyo mfite mvuga abana banjye ntacyo nshoboye nukuri ntacyo nshoboye ntacyo navuga ntabona Rwema hano niwe wari ubuzima mwese nimubizi sheri ibitekerezo neza pe ntabwo mbasha kubyivangamo ariko rwose nawe arakabye aranarengera mubona gute ko ugiye mama Rwema nabyara umwicanyi mu nda yanjye Hey, look, man. Why don't you? Ubirisha utafunga ubwonko bwawe gatoya ukareka umutima wawe ukavuga vuga ibivuye ahangaha shut off your brain and get your heart off. Right? Yeah. nibazaga wowe byari bimeze gute umunsi ujya gupropoza madamu wanjye byari kera narapfukamye byari byoroshye se ko nabyo kwifata ngo ntabwo nagize ubwoba kubera ko ntabwo uzi nyine igisubizo agiye kuguha. Man, hey look, why don't you shut off your brain and let your heart talk? Koresha umutima wawe. Ibitekerezo byose bifunge nuko umutima wawe uvuge uvuge ibikuri hano. Gerageza ntabwo byoroshye. Biraza guca. Sebi mbe nka asa wumva bumeze ute wowe? Yeah, come on. Byari bimeze bite? Sinabizi. Wowe byari bimeze bite mubwire? Abantu icyambere ni kubanza kubyishyira mu gitsina. No ntabwo ujya gutera umuntu zo. Ntabwo amenya guteze. Kwizera uba wizeye ibyo nyine ko n'igisubizo kiri buze ari sawa ariko nanone ntabura akantu ka. Yeah, that's right. But wowe hanga wafungiwe cyane imbere yawe. Yeah. Kuze ntugire ubwoba biragenda neza. As long as mwari nta kibazo turagushyigikiye biragenda neza ndabizi. Umwana tujye mbere gusa. Oya ubwoba bwikora. Uri serious time by'abahungu b'iki gihe. Serious ko maze igihe kinini gutekereza wabo. Okay. Tekereza ko iyo umwana wa nyawe. That's good. Ndabona barengejeho iminota nk'ibiri bikamuhamagara imbangugizi. Okay. Amasaha y'Abanyarwanda. Amasaha y'Abanyarwanda. Ni Africa. Amasaha y'Afurika. Baraje. Baraje bagasa hafi. Surprise! Oh, Alyssa, it's been a long time. Habaye igihe kinini kugira ko mukunda nakweretse inshuti dushaka no kwereka umuryango nta bundi buryo mfite nakwerekamo uburyo mukunda. Will you marry me? Yes. She said yes.
none tekinoloji Mabura kuri kunze cyo habaye iki? Abo teke na basi. Ubu wasinze ntagaragara kandi uzabaza. Zoga twamwe. ubundi sibyo bahita babigira gutya. Byose ni. Attention. Cheers. Nakuramo kudapfa. Tubijye umujyo umwe ubundi. Abo teke ni byo ukoze. Habaye iki? Wowe uratanga cheers ugateka. Uswaye tugura indira wowe. Nasomye. Ababonye? Turi kuje narigize. Mbosheri. Kandi ubunyamujyi. Wewe uteka. Tekinoloji iri muri terapiya ni muri. kunyicira Gusomye. Ubundi wamanyanga yawe kwemerera kuzajya mu ijuru udapfuye. Izina ry'Imana. Nashimbe. amanyanga ateke Ruku nagira utuntu gahita bibamo yego kuri. nuko tamanga wagira ngo numu Ibyo ari kwigira. Agenda turangite. Sava, enjoy, burudani, burudika. necyara kwisimbisha Ngaho bari. Tekinoloji. Bara. Tugiye tubare no mu kigande none. M B Sato. Sinzi mukaga. Sinzi umwenda. Museveni. bitera inyuma gakeya mu kwisi akabintu byo kwisimbisha none sibyo Enjoy. neza teke nawe Delinda hari ikintu ushaka kubabwira Ijambo ubanza urikoresheho. yaje sheri Merci. ndikibura nk'urema nabi Okay. ndagira ngo mureke tuganireho gakeya twishimye twasangiye ibyiza ariko hari utuntu mba mbona nyine tutameze neza cyane cyane wowe sister na teke nawe arabyumva Aje bitwaye. So guys, ubu muri cyabaje. Hapo na achana kufanya Reka byataye ariko ntabwo rero icyo nta n'ikintu na kimwe ntabigize
ariko n'utsinde biryoshye bisangiye Se koko haraho ni gahunda amagasa asiracu none araberanye biteye ubwoba nibyo turimo ariko ndi kubona bose ngewe siko wajya ngo ni impanga iyo abantu bakundana bagenda basa mu myaka yacu ntacyo tubizeho mwajya mu bintu byose kugira ngo munabimenyere ko Cyusa mugomba kumwubaha mukamwumvira nani ijwi ryanjye cyari ijwi ryanjye iri uretse imbanza babwira kubera ko ndakara ko mu mara ye ndakagufa ko mu magufa ye mbese amaraso antemberamo ubwo birumvikana nawe amutemberamo cyane uzi ubwenge ongeraho ijambo ryo mu gifaransa burya Faransa c'est très intelligent tu es ma meilleure tu es sheri ntabwo ari ibintu mvuze sibyo nonse dusanzwe tutamwubaha ariko noneho njyewe usibye no kumwubaha ndaramutinya urwego uramutinya kubera icyo umutinya dushira bingaho ngo akira kuzamo duke ubundi uri kunywa mitsingi itsindagira urukundo ako pe ngenzaye n'utuzi ndumva ari ukuntu nshaka kunywa amazi yego babuje rero ubundi sheri fata bange mvange igise n'amazi nawe bayaguye wowe yanywa sibyo bayaguye yanywa kugira ngo amayoga nyine agabanuke ikindi kandi teke food se aratari ryari mvakara fifi nzavuga wumve ryari fifi no kuri kwimana ukuzi uba hano uburenganzira ufite hano nibwo Cyusa afite Cyusa nukubye thank you urumva you feel free at home enjoy celebrate nawe gukabya nawe neza abana nese beri wowe urabyumva ute ntacyo bitwaye nizere ko ibyo navuze wabyumvishe niyo mba ntacyo wakongeraho no take music enjoy music byumvikanye rwose take wabyumvise njyewe kubyumva niko mbyumva music play music none se uzabura abantu nangwa fite come on no music ngwino nyine aragushyirira moteri ufite jalousie iki abantu kwishima no kumbwira ngo iki sibyo se wowe wenyine no celebrate twese twamwenyine of course none se kubera iki but now you drink no yanywa inzoga wanyweye zigabanuka yego ibintu byose fasha umwana mwogesheje ibifuro rwose umwana bamwogesheje ibifuro wowe mwana wogesheje ibifuro nawe uri muransebya wagiye ureka none ureke byakunaniye wije tekinoloji ariko bite bya munse mwabyihariye reka ngushyiriremo yemeye mama Check the mic and make sure it sound right, boys.
it sound right, boys. umva abantu bose iyo bakundanye ntakiri mushyire telefone abantu benshi iyo bakundanye bagenda bazi nanjye bajya bambwira ngo sinapfa gasoro nabireba nkabona njye simbibona ariko abantu benshi niko bambwira ariko bigenda buriya nyine bikundanye barajyana ikigaragaza ko abantu bari mu rukundo rwa nyarwo wowe uzasa nandi ariko ubundi uzamubona vuba uzamubona Asa na benshi. Daddy aryamye hasi. Ngwiki? What? Daddy aryamye hasi. Oya. Ni iby'abana babiri. Reka. Bigenze bite? Oya. Abariki. Wa ujo mubwengo se kumure bagiye he? No. Oya, reka dushyire imodoka. Fasha. No. Sihanganye. Oya nagara ibyo. Oya. Asheri ntabwo wandusiga gutya. Urabizi ko ndagukunda. Ntabwo wakwemera ko mbabara gutya. No, ntabwo nsigira uburibwe. Oya. Ntabwo nabibaho dadi. Urugendo sinarushobora. Umuntu araza gupfira ngaha mureke tumugire. Sihanganye reka arakira. Ntabasha kubyihanganira. Wihangane tisi. Oya mwana kuyabyemerewe. Nihangane sibyo. Mureke njyana umugabo wanjye ariko ntabwo ari kuzima ndashaka kureba uko bimeze ari kuzima kure. Mureke tugende kwa muganga niko munyingurire. Ndihorera barakurikirana babishinzwe. Oya barakurikirana.